naricaho narindi ndaseka n'abantu bari babakurikiye comment zari nyinshi babwira bati twaterwaga ikimwaro no kujya kwishyuza amatike yavuye ku mukino tugasanga atarenga 18,000 bigeze kwinjiza 18,000 kandi babona stade yuzuye hasa abafana binjiye gute mane uriya mwana wabonaga uburyo akatanaga umupolisi mane umupolisi yaragenda ngagiye gusama umwana noneho bagezaho ubwo n'abana ubwo reka mvuge ba hano mu karere ubwo ndabashaka umupira bakunda umupira benga nabwo none se erega namuhazi nayo irashaka amafaranga noneho kuri Rayonsports mpamvu nekereza ko APR kiriko kuko sinekereza impamvu mukuru itayiri imbere sinekereza impamvu polisi itayiri imbere champion igeza yiryoshye ariko nanone arimo burangari champion yacira yobwira bise Rodiri champion yacira bise kuko nta kipe ikomeye dufite impamvu vuga ko iryoshye benga ku ruhande rwanjye kuba navuga ngo irabishye ndavuga ko iryoshye kubera iki kubera ko niba equipe yirangayeho iraza kubona umusaruro mubi bura nje kujya nkomeza mvuga ngo Darikonovic ni umuswana reka tube tumuretse nizo bakunze equipe ya APR Football Club bavugaga bati niba koko kugira Darikonovic yirukanwe muri equipe ya APR Football Club ari ugutakaza igikombe cy'amahoro ari no gutakaza igikombe cya champion equipe ya APR ni ibibure Darikonovic agenda umufana wa APR umuyitishemo ngo aho gutwara champion no kugira dako ahagume yavuga ati yo champion neze avuga ati haracyari kare uze kiza se ngicyo nakifuriza equipe ya APR abafana baravuga nabwo babuza kuvuga bitangira uze icyo nayifuza muri abambere ariko equipe igukurikiye urayirusha amanota 2 uribuka ati equipe ya APR yari nta bintu yakoze amanota 2 ntabwo uribuka ijya ku mwanya wa mbere abafana ba APR arabavuze ati nubundi ntabwo batinye kuvuga ko ari umuswa batsinze uko batsinda kose ku mukino equipe ya APR yakinye na nijoro na ETSR abafana ba equipe ya APR bari baje biteguye ko nubundi agomba kujya minota 1 noneho arazi ko inota 1 rigomba kuvamo biye bafashe biyanditseho ngo nubundi inota riracyari rimwe nubundi ryo bari batsinzwe mugari babare tubyerekejeke kuri inde ati bahita bahindura imvugo ati ni nota rimwe baturusha gusa nibyo nyine yego gusa nekereza ko ikipe ya PRFC ifite ibyo gukora kude chapeau kuri Rayonsports umutoza rwa Claude ubona ari mu bintu bye neza abasore batsinze ibitego 2 igitego cya mbere cyatsinzwe n'uwo bita Adama Bagayogo akimara kwinjiramo umupira Amani nawe ira save sinzi aho yayigiye nika ko rwa Claude yakoze akantu keza Amani iraza hari umuvandimwe twari turi kumwe yakumva ati irizamu arishyiramo Yusufu niyakora amabara nkari yego ubwo nyaya yavugaga umuzamu ikipe yacu y'abanyamakuru bo mu ntara y'Iburasirazuba yego Domani yafashe baro amera nk'ayitera yishyiramo akora save ayishyiramo isanga Adama Bagayogano yarari ayitayiteramo igitego cya kabiri ni baro nayo umuzamu ntazi uburyo yasobanura ryatsinzwe kira gitego burya Bede yamutsinze kira gitego ishoti ntago ryari riremereye ni ishoti gakurubana ritaremereye man ingicyo nabonye ku ikipe ya Rayonsports umutoza rwa Claude nawe ntago aramenya ikipe ye ntago ninya kwivuga ngo nuko batsinze ko rwa Claude nta kuntu mbwira ngo erenga kanga arabanza mu kibuga Adama Bagayoko ari hanze arabanza mu kibuga nubwo atajyatsinda uyu musore wo mu Camerooniye Basani Adama yuke ko nubundi ari umukinnyi mwiza usimbuye super sub ndatekereza erenga kanga nta kintu afite pe ariko uri ibintu Adama yakoze kugeza aho umuntu wese avuga ngo Adama mushyiremo habura iminota wenda 20 kuko bazi ko Adama hari ikintu ahindura mu mukino yego no mu super sub byo ndabyemera wenda ntabwo nshobora kakanya kuba navuga ngo ajya abanzamo ariko nanone umusaruro yatanze imikino amaze gukina umusaruro yatanze umusaruro turawumushimira ariko reka nkubwire erenga kanga ntago ari umukinnyi wo ku rwego rwa Rayonsports nategereza ikipe izazamuka basi ajye gukinamo ko si umukinnyi wo ku rwego rwa Rayonsports none abanza mu kibuga nahagare ariko ikindi nabonye ku ikipe ya Rayonsports nayo nta mediane yabo nayo irarangaye pe asibye kuba nk'amazi nayo kuko ubona ko uyu musore witwa Idrissa yari yishe ikipe ya Rayonsports
nuko nanone umutoza uremesha yari yagize ubwoba afata uruhande rw'ibumoso yari ari gukinisha abantu 32 yego nabungere nabuze igisobanuro cyabwo afata umuntu witwa Kagaba Nicolas ajya kumukinisha nka ataka depowe ari umusore w'ibisa wa Madrid menshi nago ni ku izina rye nibo bari kwatakana ari babiri ariko nawe ubona ntagiye mubo ngahita nibaza ati nkashaka kucya atarimo umusore twa Masimango nibo babiri bari kwataka ariko ukabona ko ikipe yamuhaza intego zayo nyamukuru zari ukudefanda bakinishaga aba mediateri benshi ndetse n'abakinnyi bakina badefanda benshi kuko yari afashe uruhande rumwe arushyiraho Regis niba Cedric uri umusore w'inzobe nago ndi kuguryo yitwa n'uyu mutipe twa Joshua abakinisha uruhande rumwe ubona ko nayo rwose nayo haracyaburamo ikintu umuntu bazakumbura umuntu witwa Migi ko Migi hari abafite tactique ziteye ubwoba wenda ikibazo cy'abakinnyi ndetse njyanisha n'amagambo mutoza equipe y'amagaju niyo mugabo Amasi yavuze yego yavuze ngo ababazwa na equipe ya Apple Football Club akabazwa na equipe ya Police ndetse na equipe ya Rayonsports zihutira kugura abakinnyi zitabanje wenda ngo avuga ngo zitabanje kumwigaho cyane niho yakomoje aravuga ngo ese byagenda bite kugira ngo equipe ikomeye ifite amafaranga tubiziki ifite amafaranga ifata icyemezo cyo kuvuga ngo dufashe umuntu umwe umutoza nyine mwiza uzi gushaka abakinnyi yego agiye kureba uyu mukinnyi ese yitwara gute yatangiye gute ariko akagira ikibazo cyo gushakira abakinnyi kuri internet oya reka nk'urugero umutoza wa Rayonsports Robertinho yasabye uyu kapiteni wa Muhazi witwa Saki musokina mu kibuga hagati baravuga ati Saki yakina muri Muhazi ni umuswa ubwo nyine ubwo yari yabaye umuswa baragenda babazana umuntu witwa Sulaiman Dafe ubu uri umusore uziritse amaguru abiri mani Dafe nje nyimubona nitaye kubyo akina neza bavuga ati umukinnyi ukuza muri Rayonsports basiga abakinnyi beza nka Habimana Yves na Oseni Kiza Serafi bajya kuzana uyu musore Dry Jaro ati nshobora kuba wenda nakibaza impamvu ama equipe yacu akoresha amafaranga menshi kandi nta bintu birenza abakinnyi agiye kugura yego ubwo reka indi mikino buryo yaje kubigenda indi mikino yatangiye kwa gatanu Gasogi United itsindwa na Police ibitego 2 umukino watumye umutoza Gasogi United n'umuzamu Dawuda bahambirizwa Kenisi nta mikino abafite IC Kigali kwa gatandatu yasinze amagaju ibitego 2-1 Musanze inganya na Vision ubusa ku busa Mukura Victory Sport Erwazi itsindwa na Kiyovu Sport igitego 1-0 Gorilla itsindwa na Marine ibitego 2-1 Muhazi United itsindwa na Rayonsports ibitego 2-0 ku munsi w'ejo Rutsiro inyagira ikipe ya Bugesera ibitego 4-2 Green Sheet muri Bugesera yarabuze mu gihe APRFC yanganyaga na Ethensel ibitego 2-2 urutonde rero uburyo ruhagaze kugeza ubu ngubu Rayonsports ni yambe na 50 APRFC ni yakabiri na 49 IC Kigali 3 na 40 Rutsiro 4 na 37 Police 5 na 36 Mukura na 35 Gorilla 7 na 33 Ethensel 29 ku 8 amagaju na FT 29 ku mwanya wa 9 Musanze ya 10 na Gasogi United ya 11 na Marine ya 12 na Kiyovu Sport ya 13 zose zifite amanota 27 Muhazi United ya 14 ifite 26 Bugesera muri relegation zone ifite 28 na Vision ifite amanota 20 top scorer for mwanya wa Rayonsports n'ibitego 13 Umari Abba ibitego 11 ubwo wono wa Bugesera Useni Serafi ibitego 11 Habimana Yves ibitego 8 Emmanuel Arnold Oku ibitego 8 Sheji Buri Watara ibitego 8 nuko byifashe ndatekereza n'ibyo muri Rwanda Premier League yego chairman wa APRFC ni ibintu tutari bwatindeho ngiye kubanyuriramo chairman wa APRFC Brigade General de Rusanganwa yagaragaje ko kuyobora iyi kipe kugira ngo isubirane igitinyiro yahoranye bishoboka ariko bisaba kubanza guhangana n'imbogamizi zirimo no kubura abakinyi b'abana baje gendera ubuntu ibi ni bimwe mu byo yaganirira televiziyo y'igihugu ku munsi w'ejo agaruka ku rugendo rw'iyi kipe mu guhatana igikombe cya Championnat y'u Rwanda igikombe cy'amahoro ndetse no kuzitwara neza mu mashanwa mpuzamahanga barajya yose chairman wa APRFC Brigade General de Rusanganwa yabanje kuvuga ku kwirara no kwitwara nabi muri APRFC bagomba gucika
igomba gucika ikongera ikaba ikipe ikomeye. Agira ati byose twarabikoraga kuko Menadef yishyurira igihe. Icyo gihe tugasanga ikibazo ni mu kibuga ku bakinnyi n'umutoza. Mu mupira w'amaguru bisaba kwihangana ugategereza intsinzi. Amafaranga ubuyobozi butanga muri APRFC ni ayo kurerera igihugu. Iyo biza kuba kurera igihugu n'abantu bari kuyasarura, iyo biza kuba ari ukuyagaruza, ngira ngo tuba twarafunzwe. Iyo ikipe y'igihugu ibonye abakinnyi b'igihugu kiba cyageze ku ntego, hari inzira nyinshi rero zatuma ibyo bigerwaho. Ntago byashoboka ko umunyamakuru ashyira igitutu ku mutoza agakinisha umukinnyi utabikwiye. Ntabwo byakunda ko nge chairman mbwira umutoza abakinisha. Hakenewe abandi bantu